Logan ijwi rivuga abandi batinya ibikomere by'umutima, umuhanzi nyarwanda ariko yarenze kuba umuhanzi nyarwanda arambuka agera no hanze y'igihugu. Logan ni umuhanzi nyarwanda uzamuka mu njyana hip hop na afrobeat, uzwi kuvuga ukuri kw'imbere mu mutima binyuze mu magambo akomeye n'injyana ze zigezweho za afrobeat ndetse na hip hop. Umuziki we wibanda ku buzima bwa buri munsi, urukundo, ibikomere by'ubuzima no kugira inama abantu kwihangana no gukurikirana inzozi zawe ukazageza aho wifuza ibikorwa byawe ukora mu buzima bwa buri munsi. Logan yatangiye kwigaragaza mu muziki mu ntangiriro z'imyaka ya vuba, aho yatangiye asohora indirimbo zagaragaje impano n'umwimerere we, bituma agenda amenyekana buhoro buhoro mu muziki mu buzima bwa buri munsi. Cyane byatuma amenyekana mu muziki nyarwanda. Uko iminsi yagiye ishira niko izina rye ryagiye ryiyongera mu mitima y'abakurikira umuziki we mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yaryo, cyane abakunda indirimbo zivuga ukuri, ibikomere by'umutima. Ubu afite umwimerere wihariye uhuza kurapa no kuririmba, bigatuma indirimbo ze zumvikana kandi zigakora ku marangamutima y'abazumva. Logan ntiyaririmba gusa ngo ashimisha abantu, ahubwo aririmba indirimbo arimo agira inama abantu, ababwira n'agahinda kaba mu rukundo, kandi agatera imbaraga abakunzi b'umuziki we cyangwa se umuziki nyarwanda, cyane abakunda indirimbo zirimo amagambo akomeye. Ntitwasuza tutababwiye ku ndirimbo ze zatumye amenyekana Logan kugera agere ku rwego ahagazeho ubu ngubu. Ntitwagenda tutababwiye ku ndirimbo ye yitwa Whatever, dore ko iri mu ndirimbo zatumye amenyekana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ngewe utazi, iyi nayo iri muri izo ndirimbo. Ndi Good, izi ni indirimbo zatumye amenyekana ku rwego rwo hejuru. Bitinde ndetse n'indirimbo yerutse gusohora ejo bundi yise Treasure, dore ko iyi ndirimbo iri mu ndirimbo zigeze kuba iza mbere ku rubuga rwa Spotify ndetse n'urubuga rwa Audiomack ndetse no ku rubuga rwa YouTube. Views zagiye ziyongera ku rwego rwo hejuru. Uyu muhanzi indirimbo yose akoze ituma agenda amenyekana ku rwego rwo hejuru utakeka. Uyu muhanzi hari byinshi wamwigiraho nawe ukagira ikirenge mu cye. Uyu muhanzi yigaruriye imitima y'abakobwa batari bakeya mu gihugu cy'u Rwanda nk'indirimbo za Kibona Umwe yagiye akora zigiye zitandukanye. Yasohoye IP ye yise Kibona Umwe, abantu baratungurwa. Yerekanye iterambere rye mu muziki nyarwanda, uko injyana ze zakunzwe n'ibimenyetso byatumye zikundwa ku mbuga nkoranyambaga. Afite views ziri hejuru ndetse n'amasubscribers batari bake bamukurikira. Abantu bamuri inyuma ni benshi ugereranyije n'injyana hip hop uburyo ifatwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ni icyizere ko mu rugendo rw'ubuhanzi afite ibintu byinshi atubikiye byo kuzatugeza bigiye bitandukanye. Mu byo azwiho cyane harimo ibi bikurikira. Wowe tugeranye ahangaha wakora sabu, like and comment, share, kuko ndabizi ntabwo wabasha kugera ahangaha iki kiganiro ukumva nta kintu kirimo. Kuva ugeze ahangaha hari ikintu kirimo. Nagushishikariza gukora sabu ukiyunga kuri uno muryango. Reka tuvuge mu by'umwihariko uyu muhanzi ikintu azwiho harimo ibi ngibi bikurikira. Ijwi rifite amarangamutima rigaragaramo agahinda kenshi. By'umwihariko ibi ngibi nibyo bituma abakobwa bamukunda ku rwego rwo hejuru n'urubyiruko muri rusange. Amagambo adashira ukuri. Uyu musore akunda kuvuga indirimbo ze ziba zivuga ukuri kwinshi gukabije, bigatuma abakobwa benshi bamukunda n'abahungu benshi bamukunda ku rwego rwo hejuru. Umuziki utagamije kwishimisha gusa, ahubwo no kubyutsa ibitekerezo byabo muri rusange. Logan abarizwa mu bahanzi bitezweho gutanga umusaruro cyangwa se umusanzu ukomeye mu iterambere ry'umuziki nyarwanda. Byitezwe yuko uyu muziki nyarwanda ushobora no kuzamuka ukazigera no muri Aziya ndetse no muri Afurika hose ugakwirakwiraho muri rusange, cyane ku rubyiruko rukunda umuziki uvuga ukuri kwinshi n'ubuzima bwa nyabwo bwa buri munsi. Uyu muhanzi Logan ari mu bahanzi nyarwanda mu ndirimbo ze zikunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga avuga ukuri kwinshi. Ijwi rifite amarangamutima n'agahinda kenshi, nk'umuntu wahuye n'ibikomere byinshi bikomeye mu rukundo cyangwa se mu buzima bukomeye, nk'umuntu wabaye imihanda cyane. Uyu muhanzi Logan hari byinshi twamuvugaho, ariko niba waba ukeneye episode ya kabiri wakwandika muri comment. Wowe twabanye muri iki kiganiro ndagushimiye. Wowe utakwisitabunda ndagushishikariza kuyikora ukiyunga kuri uno muryango ugiye mwabanaga ahangaha. Ni officier d'honneur nk'ibisanzwe. Ciao imvura igwa nisubira. Niba hari ikindi kintu waba ushaka tugukoreraho wakandika muri comment.